bavandimwe, mu gihe isi yacu yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus cyateye ibibazo by'insobe mu batuye isi, abantu bakaba bahangayitse, igihe hari benshi bibaza impamvu y'ibyo babona n'ibyo bumva, igihe hari abijurutira Imana n'abashakisha nyirabayazana, ivanjiri iratwereka Yezu akiza impumyi yawuvukanye. Iyi vanjiri akaba ari inkuru nziza koko. Igihe abantu bahangayitse, ivanjiri ikatwereka Yezu ufite ububasha bwo gukiza. Ubuhumyi ni indwara mbi, kudashobora kubona ibyo abandi babona, kutabona urumuri, guhora mu mwijima, kutabona ubwiza bw'ibiriho. Ibyo byose Abayahudi barabirebaga bakabibonamo umuvumo, bakabibonamo igihano cy'icyaha gikomeye umuntu aba yarakoze. Mu ivanjiri twumvise ko ababonaga iyo mpumyi yabuvukanye bibazaga uwacumuye uwo ari we. Ese mama babara ababyeyi be? Ese yaba ari ubwe? Noneho akaba ari kwishyura ibyaha yakoze? Ni nkwakwibaza ubu ngubu igitera coronavirus, icyorezo kiri gutitiza isi kikarimbura ingo. Yezu atanze igisubizo. Nta n'umwe muri abo, ahubwo ni ukugira ngo Imana igaragaze ububasha bwayo. Nta n'umwe muri abo bose mukeka, ahubwo imubona ni ukugira ngo Imana igaragaze ububasha bwayo. Uko ni ku ruhande rumwe, ni ukugira ngo ibyo Imana ikora bimugaragarireho. Iki gisubizo gisa n'icyo Yezu yatanze igihe baje kumubwira ko Abanyagalileya bari bishwe na Pilato, amaraso yabo akayavanga n'ay'ibitambo baturaga. N'igihe baje kumubwira abantu 18 bagwiriwe n'umunara wo kuri Silowe, nkuko tubisoma mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 5. Yezu arabwira abantu bose bakekaga ko abagwiriwe n'ibyo byago ari abanyabyaha kuruta abandi. Aravuga ati oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Aha rero ijambo ry'Imana twumva ratubwira ibintu bikomeye cyane, aho ububasha bw'Imana bwigaragaza. Imana ishaka kugaragaza ububasha bwayo, kandi hari n'ubutumwa bukomeye yifuza kutugezaho: guhinduka. Ibyo bintu bikomeye cyane.
ibyo tubona tudafitiye ibisubizo, nituzirikane ko Imana ifite ububasha, n'urukundo rwayo ifite ububasha bwo gukiza. Ikindi gikomeye, Imana iradusaba guhinduka tukayigarukira. Ngarutse ku gitangaza cya Yezu rero, igihe akiza impumyi yawuvukanye, murabona nk'ibintu bidasanzwe byinshi. Ubundi muzi ko ku bindi bitangaza Yezu bamuzanira umuntu bakamusaba kwamukiza. Aha nk'uko mwabyumvise mu Ivanjiri, ni Yezu umwiboneye igihe yihitiraga asohotse mu ngoro. Cyo kiratangaje cyane. Yezu ubona ibibazo turimo, Yezu utugirira impuhwe, Yezu ubona ibyo twivurugutamo, Yezu ubona ibiduhangayikishije, Yezu ubona ibitubuza amahoro. Ikindi twari tumenyereye aho Yezu avuga ijambo rimwe gusa, ijambo guceceka maze imiyaga igahosha, cyangwa se abwira roho mbi ati va muri uyu muntu, maze shitani ikagenda yiruka itareba inyuma. Reka tumenyereye. Aha turabona igitangaza kimara igihe gitinda, agombye kubanza gucira hasi. Ibitari bimenyerewe mu ijambo rimwe, agombye kubanza gucira hasi, agombye gutoba kondo akoresheje amacandwe. Umva ko ari igihe itangaza kimara igihe cyane. Agombye gukora umurimo wo gusiga ako kondo ku maso y'impumyi. Cyo ni ikindi gikorwa. Gihe tumenye ko avuga ijambo rimwe gusa, yewe asabye n'impumyi gukora urugendo, kujya kwiyuhagira mu cyuzi cya Silowe. Urugendo impumyi si gukora urugendo, igombye no kwiyuhagira. Harimo no kugaruka, irahindukiye ibona. Birumvikana ko igitangaza Yezu yakoze gifite umwihariko, gifite n'icyo kitwigisha. Igitangaza kimara icyo gihe kingana gitya, igitangaza kiri gusaba ugomba gukira, urwaye, ubangamiwe, gukora urugendo. Harimo n'ubutumwa buhabwa ababireba, abireba igihe gihagije, ari n'abitegereza gukorerwa igitangaza. Yezu aduha ubutumwa bukomeye cyane muri ibi bihe, aho mu gihe dutegereje ijambo rimwe, ariko akaba ari gukora ibitangaza, agira ngo adusigire n'inyigisho mu buzima bwacu, kuko ntawubona igitangaza cy'Imana, igitangaza cya Yezu ngo akomeze kubaho
uko yari asanzwe agomba guhinduka. Biragaragara rero ko iki gitangaza cyakorewe iyi mpumyi yabuvukanye cyahigenewe no gufasha abandi, ababireba, abakira, mu ivanjiri tumaze kumva, twumvise ko ahubwo kwakira twari dutegereje n'iki, havutse impaka. Aha mukabona ibyiciro bitandukanye. Aba mbere ni abaturanyi bari basanzwe bamubona, bari gushidikanya. Ni abandi biyita ba nyirandabizi, bumva ibintu byose, bafite uburyo babisobanura, batiteguye kubona igishya, kandi Imana bugize utungura, ndetse bari mu mpaka za ngo turwane. Ni wa wundi wahoraga hano asabiriza, abandi bati ntibishoboka, ntibishoboka, nkaho bavuze bati namwe murasetsa, bati ntusa nawe, bashidikanya ku bubasha bw'Imana, ku bubasha bwa Yesu. Icyo ni icyiciro kimwe. Abandi ni abafarisayi, babandi bibwiraga ko babona kurusha abandi. Nibo bahindutse impumyi. Ikibazo cyabo ko ari za mpumyi zitabyemera, impumyi zitabyiziho, impumyi zizi ko zibona neza. Barahamya bihanukiriye ngo umuntu ntakomoka ku Mana. Wakoze icyo gikorwa, wakoze igitangaza, aho gutangarira itangaza Imana ikora, itangaza Yesu yakoze, bagiye muri bya Sabato no kwiyubahiriza. Ikirego nta kindi ngo nuko yatobya kondo ku munsi wa Sabato. Ibahumye ni uko batemera gutungurwa n'urukundo rw'Imana, Imana ikora ibitangaza, igaragaza ubuntu bwayo, Imana idutunguza ibyiza. Ikindi cyiciro ni ababyeyi. Ababyeyi kubona igitangaza byabarenze, ariko bafite n'ibibaziga bibabuza guhamya ibyo babonye, bibabuza gusobanura ibyabaye. Ubusahumutse ate? Ababyeyi nta gisubizo bafite, ariko mwumvise ko ari ubwoba bubakoresha. Igisubizo cyabo, wamuhuye mu amaso ntitumuzi. Basavuga bose ko batamuzi, ariko igisobanuro ni ukubera gutinya Abayahudi, kubera ko Abayahudi bari babyumvikanyeho ko umuntu wese uzemera ko Yesu ari Kristo bazamuca mu isengero. Ababyeyi bemera guca ku kuri bareba kubera ubwoba. Yesu ati naje munsi nje guca urubanza kugira ngo abatabona bahumuke, maze ababona babe impumyi. Ni Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 9 umurongo wa 39. Bavandimwe,
ibyo turimo muri iki gihe bihangayikishije isi muri iki gihe, birumvikana ko twebwe abemera nta handi twashingira amizero yacu usibye ku Mana yonyine. Tuzi ko Imana ifite ububasha bwo kudukiza. Umucyo turangwe ni ukwemera. Twemere Imana idusige akondo ku maso. Twemere Imana ikitubwira gukora urugendo, bidusaba ko kumvira birakiza. Hari n'amasomo tubona Imana ishaka kuduha, ishaka kutwereka muri ibi bihe, nuko umuntu ari umunyantege nkeya, kandi ko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana. Ngo turabona ko ubwenge bwacu n'imbaraga zacu bifite aho bigarukira, ariko tukagira Imana twiyambaza ikadutabara bwangu. Ubu turi kurushaho kumva muri ibi bihe ko gahunda ari iz'Imana, bikagaragara muri gahunda abantu bari barapanze zagombye gusubikwa. Birumvikana ko mu buzima bwacu aribyo tugerageza guteganya, ariko gahunda ni iz'Imana yonyine. Ntawe ukwiye rero kwirata ngo hari icyo arusha abandi karemano. Imbere y'Imana twese turareshya, kandi iyi si yacu nk'uko Papa Francisco yitwibutsa, umubyeyi wacu twese, iyi si dutuye ni isi yacu duhuriyeho, tugomba kubaha no gutunganya nk'uko Imana ibishaka. Igikubise mu Bushinwa bucya kabiri cyageze mu Rwagasabo, kiri kwambuka kigana hakurya y'amazi. Bavandimwe, mu gihe cy'ibigeragezo Imana ikomeza gukora ibitangaza, ikabikorera abemera n'abayiyambaza barangwa n'ukwemera. Tubona ibitangaza Imana idukorera, two kuba muri ba bandi berekwa ntibabone, babwirwa ntibumve. Tutakambire Nyagasani aduhe ukwemera, kudukomeze muri ibi bihe, adukize ubuhumyi bwacu, tubone by'ukuri. Mu ijambo ry'Imana rimaze kwamamazwa, twumvise mu isomo rya mbere uburyo Uhoraho asaba Samweli kudaheranwa n'amarira n'agahinda. Koko twemere ko Uhoraho afitiye umuryango we gahunda, kandi zuzura nta kabuza. Twemere gutungurwa, kuko gutorwa no gusigwa kwa Dawudi byatunguye bose. Ni bucura bari bafite abandi bari bahisemo b'indobanure ndwi mu bahungu ba Yese, ariko ni Dawudi Imana yahisemo. Nuko Imana idutungura. Muri ibi bihe rero umuntu abona ibiriho, akabona umwijima ubundikiye isi, umwijima w'icuraburindi ubundikiye isi. Twemere ko Yezu ari we rumuri rwirukana umwijima, maze abamwakiriye nabo bakamurika kubera ubugwaneza n'ubutungane n'ukuri bibaranga, ko twabyumvise
mu isomo rya kabiri bandikiye Abanyefezi. Muri bihe rero turimo bavandimwe wa Kristo, namurike mu bikorwa by'urukundo bimuranga, imigenzereze y'uwemera Imana itivuguza mu rukundo rwayo, mu butungane tugomba guhora duharanira n'ukuri. Muri mwanya rero dukomeze kurangwa n'amwizero mu isengesho ryacu dutura Imana uyu munsi. Duhereye kuri Zaburi 23 tuvuge tuti buri wese agira ati naho nanyura mu manga yijimye nta cyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye, inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yawe ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Dutakambira Imana rero, tuyitura ibyo dufite ku mutima byose, tuyitura n'ibiduhangayikishije, tuyigane mu kwemera gushyitse, izadutabara nta kabuza. Ndabifuriza gukomeza kugira igisibo cyiza kidutegurira guhimbaza urupfu n'izuka bya Nyagasani. Imana ibahe umugisha mwese.